Ikaze mwese mukurikiye Legacy TV, be all in or be nothing at all. Muri kumwe nanjye Albina Sydney, aha duherereye ni muhira, aho ngiye kubereka bimwe mu bintu byamfashije kwirinda iki cyorezo n'igihe cyamfashe uburyo nagiye ndwana nacyo mpaka igihe nakize. Numva mwese mwatangira gukanda kuri like, comment, share, subscribe, notification button hose kugira ngo mukurikire ingamba n'uburyo bworoshye mu mikoro ayari yose waba ufite wakora. Twagiye mbere na mbere mu byukora byose, ukimenya kurwaye cyangwa se ukimenya ko ufite umuntu wabarwaye wafashwe n'icyo cyorezo, ugomba gukaraba intoki. Kandi ugakaraba intoki ukoresheje isabuni yari yose waba ufite, ugakaraba neza, ukamakinga sure cyangwa se ugakora uko ushoboye ku buryo n'imyanda iva mu nzara, ntubuze aho wakoze, ntubuzi ibyo wagiye wegereza umubiri wawe ibyo ari byo byose. Kandi intoki zikunda kwandura cyane. Warangiza wihuse cyane uhita ugenda ukihanagura kugira ngo udakora ku biribwa cyangwa se ibyo ari byo byose waba ugiye gukoraho ufite amazi mu ntoki, ukajugunya icyo umaze gukoresha. Ikindi ukihutira ko wazivanga cyangwa se wazikoresha uko ziri, ushobora kurya umuneke ukwawo, ushobora kubivanga byose uko bishaka. Gusa icy'ingenzi ni uko wazikoresha uko ariko kose ziba zigomba kuba zidakonje na gato, kuko ikintu cya mbere icyorezo kizirana nacyo ni ubukonje. Ni ukuvanga izi mbuto uziriye zikonje, urwaye cya cyorezo ni hahandi uremba kurushaho, ntunakire na gato. Ariko zifite icyo nakwita ubuziranenge bwo kuba zidakonje, zidashyushye, aho ngaho ushobora kubuza wazirya. Ni nako nanjye nabigenzaga. Twakomeje. Ikindi kintu gikurikiraho ni umuti ushobora kuba wanywa buri gitondo na buri ninjoro. Kenshi cyane njyewe iyo nawunywaga, iyo nakoreshaga uyu muti nakoreshaga mu gitondo cyangwa ninjoro, yabaga ari umuti nase, ariko nkakoresha akayiko gato cyane ariko akamubona, nkawushyira mu gakombe kangana gutya. Yaba ari mu gitondo yaba ari ninjoro, nkanywaho utuyiko tubiri. Ni ukuvuga ngo utuyiko tubiri mu gitondo ukibyuka, utuyiko tubiri ninjoro ugiye kuryama. Uyu ni umuti ukozwe mu buryo bw'umwimerere, nta bintu byongeyemo biri chimique cyangwa se bigiye bitandukanye. Ni umuti wakora bitewe n'amikoro ufite. Waguze ibi bintu bitarenga 5: indimu, tangawizi, urusenda rwa bazita piripiri, tungurusumu n'igitunguru. Ibi byose iyo umaze kubikora urabivanga ukabishyira mu mashini ibisya, ukaba wabishyira mu gakombe gatoya. Ariko mbere na mbere byose murabizi ko ku ntangiriro icyo ugiye gukoresha cyose uba ugomba kuba wakironze cyangwa se wacyogeje kugira ngo unakureho kuri akuntu kiba gitose, bibe ari ibintu byumutse bisa neza. Twagiye kugira ngo murebe uko biba bisa nuko biba bimeze. Let's go. Ubikatakata mu duce duto duto. Igitunguru ukagikata neza. Biba bigomba kuba ari ibintu byinshi cyane byuzuranye. Ukabikata. Twagiye ku rusenda. Pilipili. Ni ukuvuga ngo ukirinda kugira n'umuntu wakora umaze kubikata, kuko ibi byose namwe murabizi uko bigenda. Tungurusumu nayo uba ugomba kuyikata. Ushatse benshi bakunda kuyifata ikase n'icyuma, murabona ko ibigoranye.
can cut the garlic. Hanyuma tangawizi biragoye kuyikatisha icyuma. Kayifata nayo ibisukuye birumvikana. Ikintu cyose ukoresha kiba kigomba kuba gifite isuku. Akantu k'akarape wagura ku isoko aho ariho hose waba uri, kandi kadahenze. Kirinda kuba wakwikeba ku mubiri. Urabona ko kashizeyo. Ni ibintu ushobora gukora mu minota itarenze 10 cyangwa 15, ukabibika kubisha. Ibyo umaze gukoresha uba ugomba no kubyoza nyuma yaho. Kanzana agasekuru. Akibagiwe. Udafite iyi mashini ya kijyambere niko nabyitaye kuba wabisya ibi byose, ushobora gukoresha isekuru. Byose turabikora kugira ngo nawe urebereho. Kigira hirya kugira bitagutokoza amaso. So you have so ikindi kintu ushobora gukoresha ni ubuki bwa kinyarwanda birumvikana, cyangwa se ubwo ari bwo bwose waba ufite, ukabusuka muri ka gasekuru kawe. Ibyo wamaze gukoresha ushobora kubihanagura nyuma kugira ngo urusheho kugira isuku mu byo ukora byose. Gusa buri kintu nta kintu kitagira imbogamizi cyangwa se ibibi byacyo. Ikibi cyo gukoresha isekuru ntago bisyeka bisya bifatanuka neza ngo bibe ntago binoga. Ikibi cyo gukoresha isekuru nuko bitanoga, ntago binoga mu buryo bwo kuba wahita uvuga uti mbikoze neza. Murabibona kuba bimeze. Uyu ni umuti wa wundi nababwiye wanywa mu gitondo. Uyu ni wa muti wanywa mu gitondo na nijoro tuyiko tubiri kuko ubu karishye. Ako ikibi cyo gukoresha isekuru ntago biba binoze. So nyuma yo kuba wabisekuye gutya, birumvikana mbere yo kubishyira muri aka gakombe kawe uba ugomba gukoresha icyo bita akayunguruzo. Buri wese aza akayunguruzo. Kabisukamo. Muri kubibona ko hari kugenda havamo agasupu cyangwa se agasosi, ariko ndabwiza ukuri ka gasosi kaba gashyushye.
n'agasosi katoroshye kuba wahitunywa kubera urusenda rurimo n'ibitunguru n'ibindi bintu byinshi cyane bivanze. Ukuba muke nta kibazo. If it's not that much is because I used few stuffs, but you can make a lot of juice out of this. Nubwo mubona ari bikeya bino nuko nakoresheje bike, ariko ubusanzwe ushobora no gukora ibifite ingano nyinshi hakavamo jus cyangwa se umutobe wifuza runaka. Wabisoza ukagombera kubishyushya. Uyu muti ntago uba ugomba kunywa ukonje. Murabyibukana cyane mbabwira ko ugomba kwirinda ikintu cyari cyo cyose gikonje, kuko pandemic cyangwa se icyorezo ntigikorana n'ibintu. Iyi rero bigufasha kuba iyo bishyushye ubinywa bikaba byagera handi bikahafungura handi hose hafunganye. Ubaye ufite modern microwave cyangwa se microonde cyangwa se igishyushya wabikoresha. If you have a modern microwave, you can use it and you warm it a little bit. That's it. Murabona ko uhita unahinduruka ukomeze. Uyu mutobe ni ufata utuyiko tubiri ukanywa mu gitondo ukananywa nijoro. So ku bantu badafite kwizineri cyangwa se bafite imbabura, icyo wabutekera cyose amashyiga, ushobora gushyushya amazi yawe agatogota ukaza kuyasukamo hano, ndaje mbibereke, ugaterekamo kagakombe kawe, umuti wabo ukawushyushye. Cyangwa se nimba udashobora kuba ufite ibyo byose ariko ufite shofo cyangwa se igishyushya amazi, nabwo wayashyushya muri ubwo buryo bwihuse. Ibi byose reka ndende kureba gato. Murabizi ko mu byo dukora byose isuku ni isoko y'ubuzima. Whatever we are doing, cleanliness is a key. Cleanliness is a key to everything we do in life. You need to be clean. Nimba ufite imashini rero ibisya, urabisunikamo ukabishyiramo. So you pour everything that you've cut with your knife
in the blender. Ibyo umaze gukatagura byose mu duce duto duto ubishyira mu mashini yo kubisya. Ibi byose wamaze gukoresha si ngombwa ko aho wakoreye haba hasa nabi. Wabikurishaho intoki, wabikurishaho agatambaro icyo ufite cyose ukabishyiraho uri bubyogereze. Twahanagura ku buryo n'ugusanza adasanga inzu yose wayihindanyije. So you need to clean it up however you're doing. That's me, niko ngiye mbikora iyo ndi guteka. Icyo nkora cyose mba managura. Whatever I'm doing, I'm always cleaning up even if I'm cooking. Nkuko mubibona amazi yashyushye nanga uba washyuhirije muri shofu nimba ari ukoresha aba yashyushye, igisigaye ni ukuyasuka muri aka kabol, warangiza ugashyiramo wa muti wawe ukawuterekamo umwe kugira ngo uwo muti wawe ube ushyushye, umwe ushyushye unagufashe. Ukirinda kwitwika, birumvikana. Aya ni amazi ashyushye bitewe n'icyo ukoresha mu rugo, n'aya murabona ko ari amazi ashyushye. Aya mazi nta kindi nayateguriye ni ugushyiramo ka gakombe karimo umuti kugira ngo ushyuhe ubwo ku gihe waba udakoresha microonde cyangwa se icyuma gishyushya gisanzwe. Ni ukuvuga ngo mu mikoro yawe cyangwa se mu buryo bwose ufite. Means bara iminota iyo ari yose waba ushaka, ariko ngiye mbara umunota umwe nkahita nkuramo chronometre. Ariko mu kindi gihe, mu gihe waba ukoresha blender, ubwo ni yingiye ugafata hejuru kugira ngo bidatakarana, kuko murabona ko bigomba kuvamo wa mutobe. Kugira ngo bifatanuke, muribuka ko nacyagiye dukoresha isekuru twashyizemo ubuki kugira ngo bivemo akantu k'agasosi cyangwa se amazi. And again you close, nanone ukongera ugafunga. Gafata kandi gakombe gafata akayunguruzo abingana kose ukabishyira ku kayunguruzo pore pore, gatangira gutsikamira kugira ngo havemo wa muti. Uko bingana kose, igihe cyose byagufata gahoro gahoro. Murabona ko uyu muti ukusa urasa na wa wundi twakoresheje ibyuma bya gakondo. Ibi umaze gukoresha birumvikana buri gihe uba ugomba gusukura igikoni cyawe ukabijugunya. Uyu wo washyushye twakoresheje ibyuma bya gakondo
n'uyu twawushyushyamo. Ndagira ngo muze kumbwira muri comments nimba mubona isa byose ni kimwe mu mikoro ufite. Nimba ufite ibyuma bya kizungu wabikoresha, nimba ufite ibyuma bya gakondo nabyo wabikoresha. Yaba ari uwo twakoresheje ibyuma bya gakondo, yaba ari uwo twakoresheje ibyuma bya kizungu, byose bivamo ari wa muti wanywa mu mikoro ayo ariyo yose waba ufite. Murabyibuka ko uyu ni umuti uba wabika ugapfundikira ugashyira muri firigo, wawukuramo ukawushyushya. Muribuka ko uyu ni umuti uko waba wawukoze uko ariko kose ugomba kuwushyira muri firigo kugira ngo utaza gupfa, ariko nyuma ukaba wawukuramo. Nimba udafite firigo washaka utereka hakonje ukaza kukuramo uwushyushya gusa n'amazi kuri anagembereka wawushyushya ukawunywa mu gitondo tuyiko 2, ukawunywa ninjoro utuyiko 2. Mwese mwari mudukurikiranye, ibi ni ibintu bibiri byagiye bimfasha kuba nakira vuba icyorezo. Mwese muzi ko turi kurwanya, nta muti runaka ufitwe wavuga ngo n'uyu wagukiza, ariko nyamara ibi bintu bifite ni ibintu byagufasha cyane. Mwabonye uburyo bworoshye bwo gukora uyu muti. Ndabibutsa ko n'utuyiko 2 mu gitondo, 2 ninjoro mbere y'ukuryama. Hanyuma ku mbuto nazo ni imbuto wafata buri munsi, ushobora guhinduranya. Ushobora gufata uyu munsi ikinyomoro, umuneke, uko biri kose, ariko akaba ari imbuto zidakonje zitavuye muri firigo, ahubwo zihanaguye neza, zogeje neza, kandi zifite umwimerere wo kuba zidakonje cyangwa se zidashyushye. No kuvuga ngo ziringaniye mu buryo bw'uko zumvira. Ibi ni ibintu ugomba gufata buri munsi mu gihe uri kurwana n'icyo cyorezo cyangwa ufasha umuntu waba akirwa. Mwakoze cyane mwese mwari muri kumwe nanjye Albina, Sini Queen of the Mic, the good girl and the city queen muri business aka Mama Vibes. Iyi ni Legacy TV. Be all in or be nothing at all.